Amasezerano.com. Adamu na Eva baguye mu byaha bakiri impinja mu by'umwuka, batazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Biranatangaje yuko burya no mu bantu uzabona abantu bakuze pe. Jewe mfite imvi ni ikimenyetso cy'uko nkuze. Amasezerano.com. Abandi bafite impara, ikimenyetso cy'uko bakuze. Abandi ntibafite uruhara cyangwa imvi ariko bafite iminkanyari ikwibutsa ko bakuze. Ariko benshi muri bi bitegereje, they are still babies, baracyari impinja. Haba mu mitekerereze, haba mu mikorere, haba mu myumvire, baracyari impinja. No mu buzima busanzwe. Amasezerano.com. Ndaza kuba bimwe mu bimenyetso biranga umuntu w'umwana tubona kuri Adamu na Eva. Muratangara, muraza gusanga no hagati muri twebwe ibyo bimenyetso bihaba. No muri twebwe nanjye uhagaze hano ndimo kubigisha, nshobora kuba ndimo kubigisha ariko ngaragaza ibimenyetso by'ubwana mu by'umwuka. Paulo yabivuze neza yandikira Abakorinto mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 13 umurongo wa 11, aravuga ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto. Wari wabona umuntu mukuru avuga nk'umwana muto, akivumbura nk'umwana muto, akagenda akigunga mu nguni, wanamuhamagara akanga kwitaba nk'umwana muto. Mwari mwabibona? Natekerezaga nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, mu yandi magambo nkitwara nk'umwana muto. Hari abantu bashaje badakuze, ariko ndavuga yewe no mu myitwarire ya buri munsi. Umwana umusukira icyayi watinze kukimuha, pera kutubebe, akabebe inzara yakishe kakarira nyina yaza, aho kugira ngo konye ibereka akariruma. Akanyabyaha tu. Amasezerano.com. Ni akanyabyaha gafite ibimenyetso by'umunyabyaha, kabe gatoya, ni akanyabyaha ariko ni gato, ariko ni akanyabyaha. Ninde wakigishije kurumana? Ni akanyabyaha ariko kazakura. Noneho kubera yuko kakuze, ubona umuntu w'umugabo aragiye, imodoka ye yiguriye ayikubite ku giti. Ibi ni ibintu bijya bibaho. Kabona umuntu yarakaye, agenda imodoka akayikubita igiti. Umugore yigeze gutwara imodoka y'umugabo, real story, n'umujinya mwinshi, ngo nubundi iyi modoka ni igitwara abasambane be, kubita igiti, hindura imyasi. Ubwo se ukibaza se childish behavior, inkuru reyeri zabayeho. Umugabo asanga umugore arimo kuvugana n'umuntu kuri telefone, atinze kumwitaho, aterura phone arayimena. Si wa mwana uruma nyina? Arashaje, afite imvi, afite iminkanya, ariko aracyafite imitekerereze n'imyitwarire ya Rwanda. Erega umwana ushobora no kumubwira ibyo yagombaga gukora, akivumbura akajya mu bindi, akagenda nk'umwana. Paulo akavuga ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, nkatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Reka rero dusubire inyuma turebe ibya Adamu na Eva mu bwana bwabo. Icya mbere, kimwe mu bintu biranga abana bigaragara kwa Adamu na Eva ni ibiti. Muzi icyo bita igisekeramwanzi? Igisekeramwanzi, umwana mutoya ntajya amenya gutandukanya abamukunda n'abamwanga. Igisekeramwanzi. Adamu na Eva baratubwira ngo inzoka yarushaga uburyarya izindi nyamaswa zose zo mu ishyamba, nako zo muri Edeni. Kandi Imana yari yarabwiye Adamu na Eva ngo iyi ngobyi muyihingire kandi muyirinde. Hanyuma barangije, icyavuyemo ni iki? Satani araza, arabashukashuka, arabaganiriza, abakura mu murongo, kandi barabyemera. Igisekeramwanzi. Abakristo benshi bakina n'umuriro bawureba. Iyo bigeze kuri uru rubyiruko rwacu ho bishinga umugani.
ahantu babubwira bise umuntu w'urubyiruko ngwino tujyane ujye kunsura mu Nyambatera urwo rwenya kuko nayo ni real story yabayeho. Ukagenda ukicara muri salo y'umuhungu yarangiza ati tujyane mu cyumba njye kukwereka alubumu. Iyi alubumu yayizanye muri salo mukayirebera ahagaragara. Ugiye mu cyumba igisekera mwanzi, ugiye mu cyumba kureba alubumu, iyo alubumu ugiye kureba iki? Amasezerano.com. Umuntu ntabwo azi ukumva n'umuntu w'umugabo muri ibintu tubamo. Nahoranye n'umuntu w'umudamu ahantu arambwira ati umugabo wanjye naragenda mwifatira amfuragara daloli. Mu Gifaransa baravuga ngo amfuragara deli, ariko we yamufashe amfuragara daloli. Mu gitanda arazahagarara ku muryango arabakomangira, hanyuma umugabo n'umugore barasohoka. Aramubwira ati ngwino dutahe, sinje gutongana, ngwino dutahe. Noneho undi tekereza umuntu udashobora gutekereza ibimusenyera. Aramubwira ati ariko wisuzuguza imbere y'inshuti yanjye. Urumva hari ibintu byinshi ugenda ubona ukabitekerezaho, ukavuga ariko uyu muntu aratekereza nk'umwana. Uratekereza nk'umwana, nta kwihana, nta guhinduka, nta guhonga mu maso ngo ariko urumva igisekera mwanzi. Satani yagufashe ariko wumva nyine ntacyo bitwaye. Iki ni ikintu gikomeye cyane, kutamenya gutandukanya ikibi n'ikiza. Ibimenyetso by'ubwana bwo mu mwuka. Ntabwo nshaka kwigisha ku ngaruka z'icyaha gusa uyu munsi, ndashaka kubereka manifestation zayo zerekana ko tugomba gukura mu mwuka, kuko umuntu ukuze mu mwuka agomba gutandukanya ikibi n'ikiza. Amen. Amasezerano.com. Adamu na Eva, icya kabiri, burya umwana ntajya amenya uwo ari we. Ushobora gusanga umwana, reka mvugeho kwa pastori, kane kujya mu bayobozi bakomeye naza kuvaho nteribuye ku karere. Umwana wo kwa pastori akabona za mayibobo zibereye hariya zirimo zirarya ibyo zakuye muri impundizi. Akagenda avuye iwabo kwa pastori, haba imigati mu gitondo inasize marigarine, bashyiraho n'ubuki, bakanywa n'icyayi kirimo isukari, ariko yasanga abandi bana b'abamayibobo bari ku muhanda, akabajyamo nabo bagasangira imigati bakuye hehe kuri impundizi. Kutamenya uwo uri we. Satani yaraje abwira Adamu na Eva ngo nimuza mukarya urubuto bababujije ngo muzamera nk'Imana. Nyamara Bibiliya iratubwira ngo ubundi mu ishusho y'Imana niko bari bararemwe, basa n'Imana, umugabo n'umugore niko bari bararemwe. Satani araza arabashuka ati rega buriya mwebwe nimurya ku rubuto mwabujijwe muzasa n'Imana. Barabyemera. Kubera iki? Ntibazi abari bo, ntibazi uko basa. Sinzi niba mujya mubitekerezaho cyane, kubona umwana w'Imana. Umugabo witwa Bob Marley yigeze kuririmba indirimbo, habamo umurongo nkunda cyane. Aravuga ngo it's a disgrace to see the human race in a rat race. Ntabwo ushobora kubyumva kuko ni umukino w'amagambo akora, akavuga ngo ni ibintu biteye isoni ngo kubona abantu inyoko muntu iri mu mubyigano nk'uw'imbeba. Ariko navuga ngo ni ikintu kibabaje, ni ikintu giteye isoni kubona abana b'Imana barimo gusangira ibyaha n'abanyabyaha. Ngo ntibaza bari bo. Ntabwo abantu benshi baza bari bo. Twe turi abana b'Imana, twe turi ibikomangoma, turi abaragwa b'ubwami bw'Imana. Bawe gusanga bate wigaragura mu ivata n'ibyondo by'ibyaha no kutazi uri. Niba warakiriye Yesu
ugakurira muri Yesu, wagombye gutandukanya ibikwiriye n'ibidakwiriye. Wagombye kumenya uwo ari we, ukamenya ngo ya ibi ngibi simbikora kuko njye ndi umwana w'Imana. Nukubwiye ngo ubijye mukabwira ngo mva mumbabarire njye nzi uwo ndiwe, I know who I am, nzi uwo ndiwe, ibi simbikora njye ndi umwana w'Imana. So niba uri umwana w'Imana ukaba ukigaragura mu byaha, ukaba ugikurikira abanyabyaha mu byaha byabo, uracyari umwana mu by'umwuka. Kuko umwana warakurikira akajya iyo bagiye, kuko ni umwana atekereza nk'umwana. Ariko no mu mwuka harimo benshi dufite imvi ariko tugitekereza nk'abana. Hariho na benshi bafite imvi zo mu rusengero, bamazemo imyaka, agendana ibitabo, icy'amasengesho aragifite, Bibiliya arayifite. Umwana nubwo amaze igihe kirekire, n'aba ngabo wanditse ruriya rwandiko yandikiraga aravuga ngo nkurikije igihe mumaze mwiga, mwagombye kuba muri abigisha, ariko muracyakeneye kuramizwa amata nk'impinja. Abana mu by'umwuka. Cya gatatu kiranga abantu b'abana, ni abantu bari careless, inconsequential, batajya bita ku ngaruka z'ibyo bakora. Burya uzareba umwana mutoya, iyo umubujije ikintu umeze nk'aho umutegetse kugikora. Uzafata umwana mutoya umubwira uti iki kintu ntuzagikoreho, ikintu cya mbere azakora nureba hirya azagikoraho. Niyo mpamvu ujya ubona abana bokejwe n'ipasi, barimo baratera ipasi, ukamubwira uti ntukoreho, ikintu cya mbere akora arambura ukuboko agakora kuri ya pasi, akaba arahiye. Imana yari yarabwiye Adamu na Eva, irababwira ngo mva Adamu na Eva nimurya kuri kiriya giti gupfa ko muzapfa. Barangije icyavuyemo n'iki? Ngo Eva akakireba ngo akabona ari iki gikundi, ngo akabona ndetse cyatera umuntu ubwenge bwo kumenya, ngo akabona ndetse cyabatera kumera nk'Imana. Arambura ikiganza aragisoroma arakirya, aho n'umugabo nawe ararya. Njya numva abantu benshi bavuga ngo ariko ngo buriya ngo Adamu we ntiyari ahari, Bibiliya yitubwira ngo asorome ruriya rubuto, bari bari kumwe. Yasoromyeho ararya, arangije hano umugabo bari bari kumwe nawe ararya. Nta naho batubwira ko umugabo yanze. Biriya ntimukajyaho ngo umubeshyere Bibiliya, ntabwo umugabo yigeze yanga. Hari igihe abagabo twigira beza ngo ni abagore babiteye. Oya, natwe twari duhari, turimo kwitwara nk'abana, tutita ku ngaruka z'ibyo dukora. Ni bangahe muzi barimo kwica Edeni yabo batita ku ngaruka z'ibyo bakora? Abagore bitwara nk'abana, abagabo twitwara nk'abana, n'urubyiruko reka abana b'ibirara bitwara nk'abana, kandi ngo bari mu mwuka. Kutita ku ngaruka z'ibyo dukora. Erega rimwe na rimwe ibyo dukora nta nubwo biba ari bibi. Oya, urabizi, reka mbaye nk'urugero, natwe tuba mu murimo w'Imana, hari ibintu byinshi dukora byo mu murimo w'Imana byice Edeni, kandi atari bibi, ariko ari ubwana. Ugatwarwa n'impano yawe. Ko nagurukagara, hari igihe nahoraga mu ndege. Nshimira Imana ko Imana yangize pastor, ngira ngo yari maze kumva ko mbirambiwe. Nkora mu ndege, numva ari ishema guhora mu ndege. Mfite, iyo ugenda mu ndege kenshi, nko muri za KLM, mugiye nagendaga muri KLM kugira ngo nakimeretinge miles nyinshi. Hari ahantu ugira ugenda ukanicara no muri transit lounge ku buntu, ukarya iby'ubuntu, ukanywa ibyayi by'ubuntu, kubera ko uba ufite gold cyangwa platinum card, ukagenda gusa ukayibereka ukicaramo, kubera ko uhora uguruka. Ariko ukibagirwa ko ufite deni wasize inyuma. Abana bawe barakura udahari, abandi baravuka udahari, abandi barakora birthday udahari, umugore wawe akora anniversary udahari, ibintu byiza byose bikaba udahari, urimo kuguruka. Muntu yakubwira ati ariko se ni ngombwa ko uhora uguruka? Uterega tuba turi mu murimo w'Imana, sometimes atari na ngombwa. Nuno munsi ndacyarwana iyo ntambara, ariko burya ibitwicira suko uyo. Hari abantu benshi bataba mu ngo zabo, ahubwo ati buriya tuba turi mu murimo. Umva, reka tubyumve kimwe.
ninde wakubwiye ko ugomba gusura abantu bose buri mugoroba? Buri mugoroba aba afite abantu agomba gusura, ariko ntagira umwanya wo kwicara iwe mu rugo. Natangire kugira remorse. Numvise umunsi umwe, ngira ngo n'Imana yatangiye kubyumvira nampindurira. Naricaranye n'umwana wanjye mutoya w'umuhungu, ni umusore ariko ntabwo akiri umwana, ariko n'umwana buriya nabyo ni hahandi umuntu arakomeza akaba umwana niyo abaye umugabo. Ndacyari umwana wa mama, nawe aracyari umwana wanjye. Noneho yaricaranye n'abandi bana barimo kwiga ibintu by'imibare, ndabibigisha rwose nk'umuntu wabaye umwarimu. Hanyuma uwo mwana aramubwira ati, ariko se wagiye ubwiye papa wakakwigisha ko mbona imibare yize? Ngo papa, ngo wamukura he? Ngo iyo atari mu ndege ngo aba ari mu modoka, ngo yagiye gukora umurimo w'Imana. Yabivuze neza, ariko numva umwana wanjye nta kindi mbonamo, ni umuntu uhora mu ndege, mpora n'ivarisi, ndi mukerarugendo, ndi Johnny Warikeri mutemberezi. Iyi mibare yamunaniye ntashobora kubwira papa, kuko papa bari mu modoka cyangwa ari mu ndege. Aisha ndabona ariko Mana we ngabanyirizaho gatoya. Ubu nshima Imana nibura ko iminsi myinshi ndyamye iwanjye. Ubundi iminsi myinshi niyo naryamaga muri hoteli. None ubu ngubu nabaye sedentary, nibera iwanjye. Niyo ntashye ntinze, ariko mba mpari mu gitondo ndahabyukira mba ndahari. Gerageza nibura. Abagabo benshi rero bo sinzi n'ibyo baba barimo, ngo baba bari muri business. Amasezerano.com. Umurega nkubwire, niyo wakora investments zingana zituzikorera abana bawe, izo bakoramo nizo zizababyarira umusaruro. Nababwiye abana mperutse gusanga basinze hariya hirya mu gitondo saa 11:15. N'uyu munsi ndacyabavuga kuko narababaye, umubabaro utazamva mu mutima. Abasore beza n'abakobwa beza bigaragara ko bavuye muri family zifite investment. Ndabwa nabo sesha, ubu ngubu pe saa 11:15 ubu nimwe tuzasigira iki gihugu. Bamwe mwaranyumvise mbivuga. Mwana mbwira ngo pastor, ngo watubonye ni nababaye. Ariko n'ababyeyi banyu koko batekereza iki? Umuhungu mwarandeba arambwira ngo do they care, ngo wibwira ko babyitayeho. Ndavuga ntibambe, bamwe bagiye muri investment, bari muri business, barimo bararuha ngo bararuhira abana. Igihe uzamara ibyo uzashyira mu mwana wawe biruta ibyo uzamupfumbatiza. Abana batita ku ngaruka z'ibyo bakora. Behaving childishly, kwitwara nk'abana mu bintu byinshi. Adamu na Eva, buriya iyo Bibiliya tubwira ngo tugomba gukura mu mwuka, tugomba gukura muri ibyo byose, ugatangira gutekereza, ugatekereza uwo uri we, ukamenya ngo hari ibyo ntakora kuko hari uwo ndi we. Erega niyo utagendera ku bukristo, reka tubwirane ukuri, niyo utabiterwa n'ubukristo, biterwa n'ubunyangamugayo bwa kinyarwanda basi. Ariko hari igihe tugenda tukajya mu misango bati mwamfura mwe muri hano, araranganya amaso nkareba izo mfura nkabona nkavuga iriya mfura ica inyuma umugore, iriya mfura ndayizi yirirwa mu twana duto tungana n'abuzukuru, iriya mfura ndayizi ifite ibindi ikora. Areba izo mfura, ntitubaye abakristo, ntitubaye n'imfura, ituza abo turi. Pawulo akavuga ati nkiri umwana natekerezaga nk'umwana, nkavuga nk'umwana, nkakora nk'umwana. Ariko maze kuba mukuru, ubwanwa buje, ubwana burahava, ko Abanyarwanda bavuga. Ubukristo buje, uburokore buje, ibyo kwitwara nk'abana tubivamo, tuba abana b'Imana, tugenda nk'abana b'Imana. Haleluya. Reka ngende ngana ku musozo. Adamu na Eva bahawe umwanya wo guhinduka, ntibabikora. Ni ikindi kintu kiranga abana. Iyo umwana umubwiye ko yakoze ibyaha, aho kubyemera ashaka undi abishyiraho. Uziko abana baragenda bakarya isukari, ukababona rwose isukari igaragara ku matama, ukaza uti wariye isukari, ngo ntabwo ari jyewe, ngo nanita wayizanye turayirya. Ntabwo nkubajije uwayizanye, nkubajije niba wayiriye.
Adamu na Eva Imana irabafashe, bakoze ibyaha, bariye urubuto. Ibwira Adamu ngo Adamu, ntabwo wariye kuri rwa rubuto, kuki wumva ufite isoni? Ati ntabwo ari jyewe, nuriya mugore. Icyaha arakimuye, agishyize ku bana. Reka mbabwire, ku isi nasanze niko bimera. Iyo urugo rugenda nabi, umugabo azakubwira ati rega, uyu mugore niwe watumye nzana inshoreke. Ntabwo murabyumva? Amahane yawe niyo yanteye kuzana inshoreke. Undi akamubwira ati nabuzwa n'iki kugira amahane kandi ufite inshoreke? Muri abo bombi ni wakoze ikoze. Nimumbwire, igi ni irihe, inkoko ni iyihe? Niki cyabyaye ikindi? Igi ribyara inkoko, inkoko ikabyara iki? Buriya uzaba macuwa agomba kuvuga ngo hari aho bigomba guhagararira. Niba uyu mugore agira amahane, kuzana inshoreke, amahane ndayongereye, sinyagabanije, reka ngabanye ibyaha. Ariko akenshi ibyo dukora nka Adamu na Eva. Ni we wabizanye, so nanjye kubera umwe atunga agatoki, undi agatunga agatoki, bagahora mu gatoki, gatebe gatoki, agaterera nzamba abana. Iyo ikibazo cyavutse, witunga agatoki, shaka igisubizo. Buriya Adamu na Eva icyari kizanye Imana si ukubacira urubanza, icyari kizanye Imana yari ije gukemura ikibazo bateye. Adamu ntiwariye urubuto. Iyo yemera akavuga tumva nabaye umuswa, ni jyewe nyiri urugo, sinabujije uyu mugore kurya urubuto, none nanjye naruriye, sinzi uko ugiye kutugenza, ariko tubabarire. Umva nkubwire, nuzabona umwana usaba imbabazi gutya, azaba yarabyigishijwe, ntabwo byizana muri kamere. N'abantu bakuru basaba imbabazi, iyo bigeze ku bagabo, twebwe twashinze agati. Umugabo usaba imbabazi akabyemera, nanjye kereka iyo mbanje gutekereza kabiri. Dore umugore wanjye yicaye, sinibeshyera, njya nzisaba ariko nabwo nzikuye kure. Abagabo cyakora wenda aho bitandukaniye, igihe ngerageza kugabanya amakosa kuko ndi umupasitori, ariko rero iyo nayakoze, yewe nivugira ibyaha byanjye, nimugakambya agahanga, abatabikora muzantera amabuye. Cyangwa mwebwe mwarakijwe muraheza, yewe nemera intege nke zanjye. Buriya reka mbabwire, nubona erega n'abagore nabo ntimuri shyashya, ntugire ngo nuko nubona umwana w'umuntu usaba imbabazi, uzamenye ko ari mukuru mu mwuka. Adamu na Eva baranze, bihagararaho, barisobanura, batunga agatoki, ko ntabwo bari bakuru mu mwuka. Kandi natwe turabuzukuru babo, turi bene Adamu na Eva. Gira umwana, natekerezaga nk'umwana, akora nk'umwana. Burya ibyaha ikibyorora ni ubwana bwacu bwo mu mwuka. Kuko icyanyuma ndangirijeho, Amasezerano.com. buriya rero umwana, ikintu kibabaje, ntamenya agaciro k'icyo afite. Uzi ko ushobora gusanga umwana afite impeta ya zahabu ya nyina, ukamuhendahenda ukamubwira uti peti, reka mwihere bombo mpako kantu, ukamuha bombo yo ku gati, akaguha impeta y'ibihumbi 100, kubita iposho ukigendera, uretse ko iyo umumaje nanone akubwira uwayitwaye. Niho abana babera beza, kuko bombo wamuhaye ntabwo bazi ko ari ikiguzi cy'impeta wamwambuye. Ariko rero iyo ari umwesikuro arabihakana da, kuko umwana nta nubwo ashobora kujya mu rukiko ngo ashinje. Hari imyaka itemerwa ko umuntu yashinja, siko bimera. Buriya Adamu na Eva ntabwo bari bazi agaciro ka Edeni, nta nubwo bari bazi agaciro ko kurinda ibyo bafite. Satani araza arabibambura. Ariko namwe murebe ibyo Satani atwambura buri munsi. Umukobwa yicara hari yari inkumi, umuntu akaza akamubwira ati rega burya ubusugi ntibukigezweho, ibyo rwose ni ibintu bishaje, biri obsolete. Yigeze kuganira n'abana bamwe baramubwira ati umva pastor, biriya muvuga ati ubusugi ni ikintu gishaje, kiri obsolete, ntabwo kikigezweho. Ninde wabibigishije? Ni Satani. Ikintu wari ufite cyiza, kandi ikintu gitangaje nuko mwebwe abakobwa mudatega amatwi abahungu. Abahungu bose baba bashaka ngo umukobwa utarigeze agira ate aryamana n'undi muhungu. Mwebwe icyiza mwari mufite mukagitanga, ubusugi bwawe ukaba undi muntu utazi yuko hari abandi babukunda. N'abahungu
buri muntu wese ushobora kugenda ureba. Reka ngaruke ku by'abagabo n'abagore. Ukagiye muri hari n'umuntu wambwiye atari ko muri minsi ko wihasi ngo muzibona se ko zirimo gusenyuka. Ndazihata kuko mfite ikibazo kandi ndi umupastor. Buri munsi ngo zirambera ikibazo. Buri munsi urebye vitesi ngo zirimo gusenyukaho muri uyu mujyi ndetse muri iki gihugu. Twari dukwiye ahubwo kubishyira mu nyigisho, tukabishyira no muri primaire na secondaire na université, abantu bakamenya ngo ni ikintu gikomeye, kuko urugo burya niryo torero rya mbere, nirwo rusengero rwa mbere umwana avukiramo, niho yigira gusenga, niho akurira, niyo pepiniyeri y'Imana. Iyo utarwitayeho hari ikintu uba wabuze, ikintu cy'igiciro cyinshi. Kandi byatangiriye muri Edeni. Bari bafite Edeni barayirekera senyuka. Uzikona umuntu w'umugabo asiga umugore yatanzeho byinshi. Inkwano z'ubu zisigaye zihenze. Araho amerutse kujya gusabwa umukobwa. Icyo gihe narasabwa. Ndabanza ndababaza ni se inkwano zaraje nsinze kurushya abantu. Bati nziza nziza inyana 6. Bazanye miliyoni y'ifatarembo, bazanye n'izindi 2 n'igice, 3 n'igice. Umugore natanzeho miliyoni 3 n'igice nkajya kumushoreka. Urumva kare kuri ikintu cy'agaciro kenshi cyaguhenze, impeta ya zahabu ukayigura na bombo yo ku gati. Ariko umva ubwana bwo mu mwuka, impeta ya zahabu yaguhenze miliyoni 3 n'igice ukayigura na bombo yo ku gati. Wabaza umuntu wamurutse ariko se bimeze bite? Bwa bwana bukagaruka. Ariko urumva uriya mpeta ya zahabu hari n'ubwo kurya urutoki, wari ku bombo yo ku gati ngo yurayinyunya. Uriya mugore nyine ngo urumva ngo tumaranye imyaka 30, ngo kandi uyu nguyu nyine ngo umuntu aba akeneye kwirajenisa, ngo agashaka kanuvote, ngo agashaka ubwana bwo mu mwuka. Reka tugane ku gusoza. Hanyuma hariya mu Baheburayo, ibi ni byo mbyifuriza muri iyi 40. Aravuga ngo noneho ubwo tumaze kubisobanukirwa, nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo. Nicyo gituma dukwiriye kuva mu bwana muri Kristo, tukigira imbere aho dutunganirizwa rwose, tugakura mu mwuka, tukava mu bwana, imitekerereze ya rwana, imikorere, imivugire, imyitwarire ukabivamo. Buriya reka mbabwire ikintu kizabereka. Amasezerano.com. Abantu bagenda nk'abana, nari kuvuga byinshi ariko amasaha, kandi nuko bigomba kugenda, sina ngombwa kuvuga byose. Umwana arabyuka mu yakira akabebe, akamwambika ranje, akazanduza, akagenda akajya mu byondo, akivurugutamo, ukaza wiyambariye ishati yawe nziza y'igitare ni costume, akaza yirukanka ati papa, ati mpobera. Arasi umwana ndamuhobera. Buriya natwe niko tumeze n'Imana. Imana irera, niko marayika yavuze. Yabivuze 3 n'umuhanuzi witwa Yesaya, kandi yari igitangaza cy'umuhanuzi. Umukerubi ngo ahagarara mu rusengero avuga ngo Uwiteka arera. Yesaya ikubita hasi ati ndapfuye. Ndi umunyaminwa yanduye, mvuga nk'abana, kandi ntuye hagati y'abandi bameze nkanjye b'abanyaminwa yanduye. None mbonye Imana. Kwigira imbere aho dutunganirizwa hose. Mureke dusenge tuzabona Imana. Noneho nitubona Imana tuve mu by'ubwana, twiyeze dushobore kuyihobera. Haleluya. Twiyeze dushobore kuyihobera, yambaye ubwiza bwayo, yambaye kwera kwayo, yambaye gutungana kwayo, yambaye icyubahiro cyayo. Twiyeze tuvuge ngo ngiye kwiyeza ndahobera Imana. Haleluya. Umwana w'Imana uzi icyo ari cyo. Amasezerano.com.